wubaka, bari baramaze kukuzinga birashoboka, ugiye kubyarira imbere y'abatifuzaga kubyara, ugiye gucuruza wungukira imbere y'abatifuzaga ko wunguka, ugiye gukora imirimo yawe ihabwa umugisha, igira agaciro imbere y'abatifuzaga ko yahabwa agaciro. Uje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe, kandi amahoro Imana itanga mwe atari nk'ay'abisi batanga, abane n'imitima yanyu kandi ahumurize umuntu wese udukurikiye muri aka kanya, kuko ushobora kuba udukurikiye ubabaye, ushobora kuba udukurikiye ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko nagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo ibintu byose iyo bije biza mu gihe cyabyo, igihe n'igihe cyacyo, ariko wizere ko nubwo uyu munsi bitagenda neza ejo bizagenda neza, nubwo ejo bitari kugenda neza ejo bundi bizagenda neza. Ndagira ngo utangarize ngo uko byagenda kose Imana igufitiye amahirwe, Imana iracyagufitiye byinshi mu kiganza, kuko nubwo uri kunyura mu byo uri kubona unyuramo uyu munsi, ariko ntabwo ari igisobanuro cy'uko Imana yakuretse. Murumva neza ko uyu munsi tujye kugirana ibihe byiza mu buryo budasanzwe, ari mu mavuta adasanzwe. Waje no kumbwira akantu ngo umaze iminsi usengera abantu bari ku mugabane utandukanye, uri mu masengesho y'iminsi 10. Urakoze cyane, n'uyu munsi tuvugana ngira ngo wamaze iminsi unshaka utambona, n'ubu tuvugana ndi mu masengesho y'iminsi 10, uyu munsi ngeze ku munsi wa 8, urumva ko nsigaje iminsi 2 kuko nashatse kugira ngo arangizanye na weekend. Pastor, yes. Uyu munsi ndimo ndasengera igihugu cy'u Rwanda, ariko noneho ndi gusengera isi muri rusange, kuko Imana yambwiye ko nkwiriye gusengera abantu mu buryo butandukanye. No kuvuga ngo rero ndi gusengera isi muri rusange kugira ngo kuko Bibiliya iravuga ngo twahamagariwe kugurukana ubutumwa. Uyu munsi ndimo ndasenga kugira ngo Imana igira ibintu yahindura, kuko uyu munsi iyo witegereje ukareba hari ibintu byinshi bitwaye abantu benshi bamaze gutandukira umurimo. Ndimo ndasenga Imana ngo ubwo ibisarurwa byabaye byinshi, abasaruzi bakaba bake, Imana yongera ibisarurwa. Arakantu wambwiye duhura, wambwiye ngo abantu bari bazi ko Imana yari yitagikora, uravuga ngo urashaka kuziba icyuho. Yego. C'abantu birengagije cy'Imana igihari. Yego. Nazize cyane, kadejeje cyane. Kubuje kuziha icyuho cy'Imana igikora, gifite imbaraga, nubwo za bare na za she, abantu biringiye ibigirwamana, ariko wavuze ko Imana iri muri wowe. So twatangira usengera abantu badukurikiye, warangiza akatugezaho ubutumwa. Urakoze cyane, uko yari kera n'uyu munsi ni kwiri. Reka dusenga Imana. Imana Data mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana y'amahoro, ndagushimiye ndaguhimbaje ko nongeye kugera hano hantu. Reka ubwiza bwawe bugaragare kandi gukomera kwawe kururuke, imirindi yawe iboneke, urukundo rwawe ruganze none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze, nkwifurize kugubwa neza, nkwifurize gukomera. Nkuko natangiye mbivuga, ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba ufite ikibazo runaka, icyo ari cyo cyose, ntajya muri detail ngo mbishobore, ariko icyo ari cyo cyose, ufate ikibazo cyawe ufate ikigeragezo urimo muri uyu munsi, uyu mwanya, wumve ko Imana iri kumwe nawe. Uyu mwanya rero nazanye ijambo rifite intego ivuga ngo humura, nubwo hari benshi bakwirengagije, Imana yo iragarutse kandi je kugutabara. Ndagira ngo mbere yuko ninjira neza mu kiganiro, tubanza dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni cya 54, turasoma umurongo waho wa 11. Aravuga ngo yewe urengana ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabara anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. 14. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Haleluya. Kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Imana ishimwe. Ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese agahagurukira kukurwanya,
azagwa ari wowe azize. Uyu murongo uranejeje cyane. 16 dore ni njye urema umucuzi uvugutira umuriro waka w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abana b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Amen. Ngira ngo Uwiteka avuganye nawe aya magambo. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma, uyu mugabo Yesaya, aya ni amagambo Imana yabwiye Yesaya, umwana w'i Betelehemu, mwene Amosi. Imana ivugana nawe iramubwira ngo komera ushikame. Muri iyi minsi abantu turi kurwana intambara z'uburyo butandukanye. Abantu bari kurwana intambara mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Uyu munsi intambara zikomeye Satani ari kurwanya cyane ingo mu buryo butandukanye. Uyu munsi urukundo rwarakonje. Uyu munsi Satani yarahagurutse. Uyu munsi ushobora kuba uri mu kazi, akazi ukora mfite umukoresha wawe ntabwo muri kubigendamo neza, ntabwo muri kubyumva kimwe, ariko ijambo riratubwiye ngo icyo akora komera ushikame, ntutinye abanzi bawe, ntutinye ibyo urimo byose, ibyo uri mu kunyuramo byose. Bibiliya iravuze ngo ahari bazaterana ariko si Uwiteka uzabateranije. Birashoboka ko inama zari zikozwe zikorewe ubuzima bwawe. Birashoboka ko abantu bari bateranye mu kazi ukora. Iyi minsi umuntu aragenda, yamara kugenda duhura n'inshuti zitandukanye, duhura na benshi batubwira ko badukunda, batubwira ko turi inshuti zabo, duhura na benshi batwemerera, duhura na benshi badupromesinga cyangwa se baduha amasezerano. Ariko muri ayo masezerano uyu munsi wa none, iyo umuntu amaze kuguha isezerano, burya naritegereje ndareba nsanga iyo Imana ikuvuzeho ikintu cyiza, uri kumwe na mugenzi wawe undi witagumye amasengesho, inshuti yawe, arongera agasubira inyuma akajya gusenga amasengesho afatira isezerano ryawe, arongera kujya gusenga agasenga avuga ngo iyaba atarasubijwe. Yes. Uhamanya n'abantu bavuga ngo bagiye kukuzirika mu butayu kanyarira zakizabonwa, abo bantu muremeranya bazirika amasezerano y'abandi. Ngira ngo ahangaha abo ngabo Bibiliya iravuga ngo nuko icy'Imana yahumanuye ukitira iki igihumanye. Niba Imana ngewe yaramvuzeho ngewe nkanjye, nta muntu uwo ari we wese, kuko Bibiliya iravuga ngo nta mwana w'umuntu uwo ari we wese ufite ijambo ku buzima bwawe keretse Imana yonyine. Bibiliya mu Gutegeka kwa 2 haravuga ngo ahari bazaterana ariko sinjye uzabateranije. Haravuga ngo bazaca mu nzira imwe bagusanga, baguhunge baciye mu nzira 7. Ni igisobanuro kivuga ngo rero uko bakora kose, inzira banyuramo zose, ntabwo bashobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nta muntu uwo ari wese wahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nta muntu wahagarika isezerano Imana yagiranye nawe. Aho kugira ngo witambike umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, Imana yakwica ugapfa, umugambi w'Imana ukasohora kuri ngewe. Farawo yitambitse ubwoko bw'Abayisirayeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa. Bibiliya bivuga neza ngo bamaze kwambuka bageze ahantu ku nkombe y'uruzi, Bibiliya iravuga ngo nuko Abanyegiputa bagaruka basanga Abayisirayeli bagiye. Farawo Imana irangije, Bibiliya iravuga ngo inangira umutima wa Farawo. Uriya rero mwanzi ujya uvuga ngo agiye gusengera amasezerano yawe ye gusohora, agiye kuguhambiriza akanyarira n'ahandi, Imana iba yamaze kumunangira umutima. Ni Imana iba yamunangiye umutima ikamwereka ko ibyo agiye gukora, we imunangira umutima ikamwereka ko ibyo agiye gukora, we ikamwereka ko agiye kubikora bishoboka. Ariko noneho yamara kugerayo ikawunangira bye, yarangiza ugatabarwa bireba, noneho agasubira avuga ngo byagenze bite. Mu yandi magambo pastor, ni hahandi umuntu apanga ubukwe bamwe bavuga ngo
bitewe nuko ari umukene bamwe bakavuga ati umwana wa kanaka agiye kwishyira mu kigero cya kanaka ntabwo bizakunda kubera iki umuntu ashobora kuvuga ati ibyawe ndibizemera kandi uri mu gihe cy'ibyawe byo kwemera kubera iki se bitazemera kandi Imana yamaze kubyemera ni gute erega wabyemera wabyanga wabikunda utabikunda wakwifuza ko nseka wakwifuza ko ndira wakwifuza ko mbabara wakwifuza ko ntatunga wakwifuza ko ntahirwa Imana ibyifuza bizaraba Imana ishimwe hari akantu muri Bibiliya ngo ahari bazaterana mu magambo hari isoko rishobora guteranira kugira ngo ukorwe n'isoko hari isoko rishobora guterana kugira ngo ubuzima bwawe isoni zibukore hari inama zishobora gukorwa mu muryango inama zakorwa kubera ko bakwizeho mu kazi inama zakorwa kubera ko bakwizeho yewe no muri sosiyete ubamo runaka inama zakorwa kubera ko bakwizeho ariko Bibiliya iratubwiye ngo nubwo baterana si Uwiteka bateranije bateranye ku bwabo bateranye kubera bo bateranye nkabo ntabwo bateranye kubera ko Uwiteka ari bateranije kubera ko Uwiteka atari bateranije rero izo nama zose bakoze imyanzuro bazayifata ariko Imana izazivuguruza umwanzuro bafashe kubera ko umwanzuro wa nyuma ufitwe na Kristo ku buzima bw'umuntu ndagira ngo mbwire umuntu abanzi bashobora kuba bateranyeho uyu munsi ndagira ngo mbwire umuntu ushobora kuba akoraniweho n'ikoraniro ritandukanye ndagira ngo mbwire umuntu bagendeye nibashaka baba baragiye kuguhambirira hehe nibashaka baba barakugiye muri Tanzania nibashaka baba barakugiye muri Kongo nibashaka baba barakugiriye mu Uganda nibashaka baba barakugiriye mu mahanga nibashaka baba barakugiye muri bapfumu bakomeye ndagira ngo utangarize ngo humura umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe humura ntacyo uzaba baguteraniyeho barashoboka barateranye ariko si Uwiteka bateranije barahagurutse baje kukurwanya nibashaka bahagurukane za Mesire nibashaka bahagurukane za Karachnikov nibashaka bahagurukane ibitega n'ibifaro ibyo ntacyo bizagutwara Bibiliya iravuga ngo kuko batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yabo ndagira ngo no mu busaza bazagira ikakama n'itoto bazakomeza kwezwa kandi ndagira ngo ngo agaciro ni amavuta agaciro ufite agaciro kigenderaho nayo mavuta n'isezerano icyo Imana yakuvuzeho kiruta cyane icyo abantu bakuvugaho nibyo ufite akazi ariko barakurwanya good uzabyi ndagira ngo nkubwire ngo humura wowe komera ntugatinde ndagira ngo nkubwire aka kantu ntugatinde aho batagukeneye ntugatinde aho batagukeneye kubera ko ushobora kuzashiduka ugasanga aho bari bagukeneye bamaze kukubura kandi aho bari bagukeneye no hari inyungu yawe no hari agaciro kawe birashoboka rero uyu munsi ushobora kuba unkurikiye uri mu kazi kawe sinita akazi ukora akazi akari ko kose ukoreye ku gaciro ukageza kuri ka kazi twita ngo karakomeye uri kubona ko ibintu biranze uri kubona ko ibintu ntabwo biri kugenda uko wumva ubyifuza uri kubona ko ibintu ntibiri kugenda uko wumva ubishaka noneho sobuja cyangwa boss wawe cyangwa iki cyawe simbizi ari kuza akakubwira ngo ari kuza akaguhagata ndagira ngo ngutangarize ngo agaciro ufite nuko Imana iri mu ruhande rwawe jambo ry'Imana ravuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yava hehe ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege izabura ite kumuduhana n'ibindi byose uyu munsi wari ushobora kuba ufite urugo warashatse umaze imyaka 2 ushingiwe nta rubyaro urabona ushobora kumaza imyaka 5-6 ushobora kumaze unayirengeje ariko nta rubyaro urabona uyu munsi wa none mukiye bari kugukoba sinyobuko ko ari kugukoba sobuko ari kugukoba umugabo wawe atangiye kubwirwa inama zivuga ngo niyishakira abandi yashatse ikirumbo umugabo atangiye kubwirwa inama zivuga ngo najya gushugurika handi hantu ariko nagira ngo mbwire ngo ayo marira uri kurarurira ako gahinda ufite ayo mubabaro ufite ndakuhumuriza nkubwira ngo humura Imana ije kugutabara kandi Imana yo mu ijuru ndagira ngo mbwire ngo uku kwezi ndagira ngo kuremere ibisiringiro nongere nkubwire ngo Imana iragarutse Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya gice cya 5 isomye umurongo wa 21 haravuga ngo utwigarurire Uwiteka utugarurire ibihe byacu bimere nk'uko byahoze haleluya Imana yongere kugarurira ibihe byawe Imana ifate Penina wari uguhagurukiye ifate Penina wari uhagurutse ku buzima bwawe ifate Penina wagukinaga ku mubyimba ifate Penina wakwirukankagaho ifate
Penina wakuratiraga ko yabyaye imufata imunyaga ibyo yiratanaga, nawe Imana iguhe kwishima imbere ya Penina, Imana iguhe kwishima imbere y'umwanzi wawe. Ndagira nkubwire ngo aho ngaho utuye birashoboka ko umudugudu utifuza kuhatura, n'itsibo yarateranye, umudugudu uraterana, akagari karaterana, bakwigaho. Ariko reka nkubwire ngo umwanzuro bafashe, umwanzuro bafatiye ubuzima bwawe, Imana ije kuvuguruza. Umwanzuro bafatiye urugo rwawe, Imana ije kuvuguruza. Bamaze guterana baravuze ngo ejo wirukanwa mu kazi. Ndagira ngo nkubwire ngo abakoze izo nama bagiye kugenda bagusige, abakoze izo nama bagiye kugenda ahubwo ugiye kubayobora, ugiye kubajya hejuru. Biravuga ngo icisha bugufi yarangiza igashyira hejuru. Ndagutangariza ngo Imana igiye kugushyira hejuru. Niyo yica kandi niyo ikiza, niyo itanga ni nayo yaka. Ndagira ngo nkubwire ngo rero Imana igiye kugushyira hejuru ititaye ku byo bakuvuzeho, ititaye ku magambo bakuvuzeho. Ndagira ngo nkubwire ngo urwandiko bakwanditseho, banditse inzandiko nyinshi, bandika inzandiko mu buryo butandukanye, bagutangira amatangazo. Ariko amatangazo batanze, Imana igiye kwandika itangazo rimwe gusa rivuguruza inzandiko zose banditse, kubera ko abatazi icyo Imana yakuvuzeho bapfa kwivugira ibyo babonye. Ndagira ngo utangarize ngo rero Imana y'amahoro, Imana y'ubuntu yiri kumwe nawe, ntizagusiga kandi ntizaguhana, kuko iraguhetse ku mugongo wayo. Abantu bakugiye inyuma, abantu bakunyurigena inyuma, bakwizeza ibitangaza ngo tukuri inyuma, ugeze mu kibazo bakuva inyuma baragenda bakuvaho. Ariko rero nkubwire ngo Imana yabwiye Yesaya, irabwira Yakobo, iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzaharura inzira mu kidaturwa. Ndagira nkubwire ngo nawe Imana iguharuriye inzira, Imana iguciriye inzira, ugiye gutambuka. Uyu mwaka Imana ikwibuke, uyu mwaka Imana ikuzirikane, uyu mwaka Imana yongere yite ku gitambo cyawe, uyu mwaka Imana yongere yite ku ituro ryawe, uyu mwaka Imana yongere yite ku gusenga kwawe, uyu mwaka Imana yongere yite ku mugabo n'umugambi wawe wari ufite, Imana yongere ibyutse dosiye yawe, Imana yongere yubaka urugo rwawe, Imana yongere isa n'umuryango wari usenyutse. Bibiliya yarambwiye mu gitabo cya Mose haravuga ngo nzegura uwo munsi, nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze, nzarisana nice n'ibyuho byaryo. Ndagutangariza ngo Imana isanye ihema ryawe. Birashoboka akazi kawe kari katangiye kunyeganyega, bizinesi yawe yaratangiye kunyeganyega, urugo rwawe rwari rwatangiye kunyeganyega, ubuzima bwawe bwari bwatangiye kunyeganyega, bibwira ko bamaze kugufatira. Ariko Imana ivuganye nawe ngo igiye kongera kubaka ahawe hari harasenyutse, igiye kongera kugusana, igiye kongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Bibiliya niko yabwiye umugabo witwa Yeremiya mu gice cya 31 ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we, uzongera kugira amashako yawe. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'izo mbuto zazo, ngo kugeza ubwo abarinzi bazaterana bavuga bati nimuze duhaguruke tujye mu misozi ya Efurayimu, kuko ayo turabonera Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo aho wari warabereye igicibwa ugiye kuhabera umuntu udasanzwe, aho wari waragiriye igisuzuguriro ugiye kuhahererwa icyubahiro, hahandi waririye Imana ije kuguhera ibitwenge, hahandi wari warababariye Imana ije kuguhera umutima unezerewe, uje gusekera imbere y'abanzi bawe, uje gusekera imbere y'abatifuzaga kuseka, ugiye kwishimira imbere y'abatifuzaga ko wishima, ugiye kubakira imbere y'abatifuzaga ko wubaka. Bari baramaze kukuzinga birashoboka, ugiye kubyarira imbere y'abatifuzaga kubyara, ugiye gucuruza wungukira imbere y'abatifuzaga ko wunguka, ugiye gukora imirimo yawe ihabwa umugisha, igira agaciro imbere y'abatifuzaga ko yahabwa agaciro, ugiye kongera kubakika imbere y'abari bagusenye. Ndagira ngo utangarize ngo Imana igiye kubikorera imbere y'abanzi bawe, Imana igiye kubikorera imbere y'abandi, Imana igiye kubikorera imbere y'abaguhigaga, kubera ko ntabwo Imana yaguta, ntabwo Imana yagusiga, ntabwo Imana yakwemera kugutakaza. Aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombye. Ndagira ngo nkubwire ngo rero ibiguzi bagutangiye ibiguzi, bagutangiye amafaranga, bagutangira ifeza, barakugura ngo ubuzima bwawe bujye mu kaga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ihombeje umwanzi wawe, Imana ihombeje uramurozi, Imana ihombeje uwakugendeye aho yagiye ari hose, Imana iramuhombeje, Imana imwambuye agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakuzamuye, Imana igushyize hejuru, Imana irakubatse, Imana irongera gusanya. Ndagira ngo nkubwire wa mugore we, wowe wari ufite inda de cote essence, wowe wumvaga ufite ikibazo mu nda yawe, ndagira nkubwire ngo Imana ivuganye nawe ngo Uwiteka Imana Nyiringabo aguhaye umuti kandi aguhaye urukingo. Ndavugana nawe wari ufite randevu ijya mu Buhinde, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu ijuru ivuganye nawe ngo akira umuti, akira urugingo. Ndagira ngo mvugane nawe wowe wari ubabaye, bazaterana. Ariko reka nkubwire kandi wumvire ijambo ngiye kukubwira. Uzi kubona umuntu wize kaminuza, wowe urangije
urangije segonderi ukabona araguhagurukiye, jya umenya ko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Uzi kubona umuntu afite vewiti, wowe uri kwigendera n'igare, kugenda uteze igare, yarangiza akaguhagurukira, jya umenya ngo Imana nanjye hari ahantu ishaka kungeza. Wajya kubona ukabona umuntu arangije dogitora, arangije masitazi, yarangiza agahagurukira wowe, abantu 100 bagaterana, abantu 1000 bagaterana, bateranye ku izina ryawe. Nagira ngo utangarize ngo nakubera agaciro ufite, ntimukajye mwisuzugura. Reka bakuvuge, reka bakuvuga, baguvuge bafite igihe, niba kuvuga uzajya ubyumva uceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravuga. Kandi ikindi, yakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, yakwejeje utaravuka. Witinya rero, witinya ibiguhagurukiye, witinya biguteye ubwoba, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo aje kubirangiza kandi aje gusoza urugamba. Ndagira nkubwire ngo intambara warwanaga, urugamba warwanaga, Yesu ararurangije. Bizinesi yawe ibaze nawe, barahagurutse ngo bagiye gufatira bizinesi yawe, barahagurutse ngo bagiye gufatira akazi kawe, ngo urize ngo ntibashaka kuzarangiza. Urakuze, uri umukobwa cyangwa uri umusore, ngo ntibashaka kuzashaka. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana Nyiringabo arahagurutse. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nonaha ndahagurutse, nje gushyira mu mahoro uwo bacura ingoni, kandi nje gushyira mu mahoro uwo bari bahagurukiye. Tuza rero, witinya, wikuka umutima. Yesu ari kumwe nawe, ntazagusiga kandi ntabwo azaguhana. Ariko avuganye nawe mu izina rya Yesu, amen.